ubu ngubu ibyutse nk'ibikoma nk'umubyeyi wabyaye ako niko kazi kari hano konyine nta gukoropa inzu ngo ubihaha se ku kazi ugira ariko ujya wirengagiza ko iyi mitungo muri Mariya data uzakore bi iyo yo mbego ni niko manza hago kujye kure muko genda si ndo muzamu hano umva nta maguru ndwaye musaza wawe araje ejo yagiye ku kazi nagenda nta kibazo afite nanjye nta kibazo dufitanye ariko saa sita ntabwo yigeze aza muri pause ubwo naramuhamagaye kugira ngo mubaze nyine impamvu ataje telefone ye ndayibura ubwo kugeza nimugoroba telefone ye sinigeze nyibona none nawe ntabwo yarayatashye rero ikintu nakubwiraga rero nubwo cyagiye wangirishaga umbijije cyagiye nabonaga ureba Sandra cyane ndi gahunda umushakaho ariko nanjye nyine nk'umuntu mukuru ntanjye narebaga kandi urabizi neza ko bashaka kugushingira wa mukobwa wo kwa pasiteri rero reka nkubwire nkubwize ukuri sibyo ibyo urimo bireke bizi n'ubwose uri kunyumva neza kuko nukomeza ibyo bintu ntabwo ari byiza pe bivugira imidugudu y'ibihome n'iminara miremire. Turongera dusome ijambo ry'Imana muri Alice ejo yambwiye nabi ni gute ashaka kumenya amakuru yanjye uriya mukobwa kimwe cy'ibyo ntazi uko twamenyanye bwe nabi cyane kabisa. Koze data ni mu izina ryawe Yesu amen. Tumaze gusenga tumaze kwiragiza Imana muri iki gitondo nyine nicyo gushima Imana. Twatangiye amateraniro mwene data atarashyika hano ndabona hageze mwene data reka tumuhe akomerezeho n'izindi gahunda. Amena. Imana ishimwe kuba ngeze hano nakerereweho gatoya ariko Imana ishimwe kuba yanshoboje nkaba ngeze hano amahoro. Umwanya tugezemo no kwibwirana
kugira ngo buri muntu atazahura na mwene se mu nzira akaba yamucaho atamusuhuje cyangwa bakagirana nabi. Nakibanzirizaho banyita Frank Ivan, mwene data nawe yahera hatubwira uko yitwa. Haleluya. Amen. Nitwa Kabera, wenge ushinzwe icyuma cy'amasengesho cya hano. Bindi Imana iduhana umugisha. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Reka dushime Imana kuko tugeze muri uyu mwanya Imana iduhana umugisha. Amazina yanjye nitwa Clever, nkaba kuri iri torero ndi umwigisha. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Banyita Alice, naje kwifatanya namwe muri aya masengesho. Murakoze. Amen. Amen. Nanjye nitwa Sandra, nishimiye guterana namwe kandi tuzakomeza no guterana. Amen. Haleluya. Amen. Nitwa Niyonshuti, nkaba ndi umukristo wa hano. Ibindi Imana iduhana umugisha. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Nanjye nitwa Jeannette, nkaba ndi umudiyakonikazi wo muri iri torero. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nanjye nitwa Theo, nkaba ndi umukristo muri iri torero. Amen. Imana ishimwe, tumaze kwibwirana, Uwiteka yabanye natwe, ubu twamenyanye. Akanya tugezemo ni ako guha umukozi w'Imana uyu munsi ugiye kutugezaho ijambo Imana yamushyize ku mutima. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Reka dushime Imana kuko yabanye natwe, tukaba tugejeje muri uyu mwanya. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Amen. Rero tugiye kwiga ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko dutangira turabanza dutera agakorasi, niturangiza dusenge tubone gusoma ijambo ry'Imana. Amen. Rero reka dutera agakorasi. Nurutare, 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 Yesu nurutare, haleluya. Nurutare, 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 Yesu nurutare, haleluya. Ireroshe, 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 Yesu ireroshe, haleluya. Iretare, nurutare, nurutare, Yesu nurutare, haleluya. Amena. Amena. Rero Imana igize neza, reka dusenge. Turagushimye Data wa twese, tugushimye ko waturinze, tugushimye ko waturinze mu mwaka washize, none tukaba tugejeje muri uyu mwanya tugihumeka. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mana, wadukoreye ibikomeye, watuyoboye mu intambwe zacu, watuyoboye tugera hano turi amahoro. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye kumva ijambo ryawe, turagusabye Mana kugira ngo bane natwe, ufungure amatwi yacu kugira ngo tubashe kumva ijambo ryawe, maze nitugera ku musozo turashima izina ryawe. Komeza kubana natwe kandi uduhe kwigira hafi yawe, ibyo ubona bidukwiriye ubiduhere ubuntu mu izina rya Yesu umukiza wacu. Amen. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana uyu munsi yadutumyeho. Turasoma muri Yesaya igice cya 35 ku murongo waho wa 8. Dusome mu izina rya Yesu. Yesaya 35 umurongo wa 8. Haranditswe ngo, kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera,
abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iya ba bandi. Abagenzi naho baba barabaswa ntibazayiyoba. Nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagera i Siyoni baririmba, ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo. Bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Amena. Mwakira ijambo ry'Imana. Reka rero dusenge. Turagushimye Data wa twese, tumaze kumva ijambo ryawe, tumaze kumva yuko hazabaho inzira nyabagendwa. Mana, turagusabye kugira ngo utugaragarize iyo nzira, udukure mu mutima ukomeye, udushyire mu mutima woroshye, kugira ngo tubashe kumva ijambo ryawe, kugira ngo tubashe kugenda nk'uko ijambo ryawe riri, maze Mana ubwo zigaragaza ku bicu tuzagusanganire twishimye. Ni ukuri Mana, turabizi ko ubyumvise, mu izina rya Yesu, amena. Amena. Imana ishimwe. Umukozi w'Imana amaze kutugezaho ijambo ryiza. Ni ukuri wowe utakozeho sinzi uko asa, ndizera ko mwese mwanyuzwe. Ubu rero umwanya tugezeho n'uw'agakorasi, reka tugahe mushiki wacu, ako Uwiteka ari bumushyire ku mutima aba ariko atugezaho. Amena. Imana ishimwe. Umukozi w'Imana amaze kutugezaho ijambo ryiza. Ni ukuri wowe utakozeho sinzi uko asa, ndizera ko mwese mwanyuzwe. Ubu rero umwanya tugezeho n'uw'agakorasi, reka tugahe mushiki wacu, ako Uwiteka ari bumushyire ku mutima aba ariko atugezaho. Tuzajya mu mwuka rimwe, tuguruke mu kanya gato, tube twarigezemo. Ijuru ryahumuye we, ayiwe ijuru ryahumuye we, ijuru ryahumuye we, we n'amashyi ndi kumva. Ayiwe ijuru ryahumuye we, ayiwe ijuru ryahumuye we. Mubyina 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 mubyina, ayiwe 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 ayiwe. Ijuru ryahumuye we, ijuru ryahumuye we, ijuru ryahumuye we, n'abana bahumuriwe, natwe twese twahumuriwe. Ijuru ryahumuye we, ijuru ryahumuye we. Kuba yanjye nami no mu kibyago byanjye ujya umba hafi, tunsige njyenyine nami. Yesu
we ujya umba hafi Yesu Yesu we ujya umba hafi 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 urugendo rubaye rurerure umutima urakunze umubiri uranze ntunsige njyenyine Mwuka wera, Mwuka wera, Mwuka wera, mufasha hembura itorero. Mwuka wera, Mwuka wera, Mwuka wera, mufasha hembura itorero. Tugiye kureba ikimana ugiye gukorera aha hantu. Haleluya! Mana nziza, Mana y'urukundo, ndi imbere yawe, umujakazi wawe, ndi mu bwiza bwawe. Ndakwinginze Nyiringabo Imana, muri iki gitondo cy'umuseso nazindutse nje kukureba, nyaguhora ku ngoma Imana. Mubyeyi mwiza, naje kukureba ngo gutura amaganya yanjye. Ndakwinginze Nyiringabo Imana, urareba iminsi ishize mubyeyi mwiza, musaza wanjye naramubuze, ubuzima burangoye, intambara ni nyinshi. Ndi kuri umubyeyi wanjye, nta wundi mubyeyi mfite, uri inshuti yanjye, inshuti zo mu isi Sandara mwana wanjye, karame papa, humura ndi kumwe nawe, nzagushyigikira, nzakwambika, nzagukorera ibyo umubyeyi wawe atawukoreye cyangwa umuvandimwe wawe. Humura, humura, ndi kumwe nawe. urugendo rubaye rurerure umutima urakunze umubiri uranze ntunsige njyenyine mwami Yesu we ujya umba hafi mu mwijima wo mu nzira mwami Yesu we ujya umba hafi Yesu Yesu we ujya umba hafi Yesu we ujya umba hafi shoza Yesu we Yesu ujya umba hafi Yesu we ujya umba hafi yewe Yesu Yesu we Yesu ujya umba hafi Yesu we Yesu ujya umba hafi ujya umba hafi Yesu we ujya umba hafi Yesu we ujya umba hafi Yesu we ujya umba hafi
ngambamo bwa buri munsi Yesu we ujya umba hafi mu ntambara ndwana Mana ndagushimye yo urakoze cyane mana Mana urakoze kuri Mana ishobora byose urakoze kuba ubimbwiye data yego nyereka hazaza hanjye ukuntu hameze nyereka abavandimwe mwami komera Mana shimwe habwa icyubahiro cy'amakuba yanjye nami no mu kibyago byanjye ujya umba hafi tunsige njyenyine nami Yesu we ujya umba hafi Yesu we ujya umba none se ko mbona udatahanye na Sandra umusize hehe? hari gahunda agiyemo kandi bibaye ngombwa ko tutajyana. None se murabana? Yego turabana. Ese mupfana iki? Buriya nta kintu dupfana. Buriya Theo ni musaza wanjye. Yamamagaye nyine ngo nze nje kumufasha kuko musaza we yarazimiye. Okay. Kumbe uriya ni musaza wawe? Kutangaye? Yego ko mpana. Ntabyo narinzi ariko ntacyo cyo nashaka kumenya ndakimenye. Reka ntahe njye mu mirimo mu rugo tuzasubira. Sawa nta kibazo. kunze umubiri uranze kunsiga njyenyine kandi Yesu we ujya umba hafi mu mwijima wo mu nzira gusa nari nzi ko mu kanya nza kukureba ariko umwanya mbanye mutoya kubaza amakuru ya Musinga na n'ubu bimeze bite? Yemwe ikibazo cya Musinga cyo ntangiye kugishyira ku ruhande ndi kwinginga Imana ngo igire ikintu ikora kuko twaragerageje naragerageje mbibwira n'ubuyobozi baramfasha gushaka turamubura neza. Ubu nyine icyo ndi kureba kuba muri Kigali nta kazi ni ibibazo ndi kushakisha ngo ndeko nabona ikintu nkora nyine ubuzima bukomeze wenda Imana nibishima azagaruka cyangwa nyine nimba yaramwisubije nta kundi. Gusa ndacyabaza amakuru yabo dukorana buriya amakuru nzakurusha nzakubwira. Nta kibazo nyine no kurindira nta kundi. Gusa hari umuntu uzi ufite iduka ari kugurisha wari kugurira ukaraba uburyo cy'ubuzima bwawe bukomeza mwemisa ari kibazo. Urusya ni ngombwa oya nacyo tuzabivugana reka ngende hari umuntu twari dufitanye gahunda ko nzakubwira nzakubwira.
ntunsige njyenyine mwami Yesu we ujya umba hafi Yesu Yesu we ujya umba hafi Yesu we ujya umba hafi Yesu we ujya umba hafi mu gihe cy'amakuba yanjye mwami no mu kibyago byanjye ujya umba hafi ntunsige njyenyine mwami Yesu we ujya umba hafi ariko buriya singambaniye musaza wangera kuki diyakona mbajije inshuro nyinshi iti buriya mvukana na Theo cyane njye wigambaniye aha byaba mbari Yesu we ujya umba hafi Yesu Yesu we ujya umba hafi Yesu we ujya umba karame amakuru ni meza mwebwe se oya usi hari iminsi yari yashira ntaragusubiza nari nkibitekerezaho nzakubwira oya mu rugo ntabwo mpari uje ntabwo wahasanga hari ahantu nari ngiye nta kibazo ninza kuhagera hakiri kare ndakubwira sawa ariko uriya muhungu mana yanjye naba ari kunyura mu mavuta yambereye gatumwa kwarangurira iduka ko atariguriye mushiki wese cyangwa ni ikindi kintu ashaka kumfatirana n'ibibazo oya mfite umubyeyi uruta abantu bose n'izo nshuti ya ndi ku masezerano y'Imana